Yes, turabasuje cyane tubifurije igitondo cyiza kuri mwe wese mutwumva amasaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri wo twumva amasaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi rwose kuri wo twumva amasaha y'umugoroba biraza guterwa naho utwumva uherereye nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri turi tariki 27 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024. Nkuko bisanzwe tukaba tugarutse n'ubundi nk'ibisanzwe makuru agezweho na makuru y'ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cy'Leta Kongo FARDC. Nyimero tukubwire ko ibintu bikomeje kugenda bihindagurika, ari nako kandi mu by'ukuri imirwano ikomeje kugenda ica ibintu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho turi buze kwibanda muri teritwari ya Masisi, tukaza muri teritwari ya Rubero, Rucuro ndetse na Nyiragongo, hose tukaza kubabwira uko biramutse muri iki gitondo ndetse nuko byaraye bihagaze cyangwa se byari byifashe masaha nijoro muri rusange. Muri iki gitondo rero muri studio ntabwo ndi njyenyine, mumaze kwimenyera ko mbani na Sinamakosa. Sinamakosa aramutse neza, amakuru yawe? Amakuru ni meza fighter. Tubwire rero nicyo wateguriye abakunzi bacu mbere yuko twinjira amakuru mu buryo burambuye muri rusange. Turahera ahangaha muri Masisi naho rwose mu bice bigiye bitandukanye. Nuko ngo muri iki gitondo habyutse imirwano ikomeye ihuza impande zombi, ubwo ni M23 ndetse na FARDC. Atese ni mu bihe bice turaza kugenda tubirebaho. Turasimbukira anga mu mujyi wa Goma, nuko abantu bagera ku 9 bafashwe rwose, ndetse hakaba harimo n'umusirikare umwe wa FARDC. Ese abantu barazira iki? Turaza kubireba. Niko nahanga mu makarita za Majengo muri rijoro abasirikare ba FARDC umwe yaje kwirukankana ishakoshi y'umucuruzi wa hariya warimo amafaranga, yemwe aba no kurasa abagera kuri 3. Ese ibintu bihagaze bite? Nabyo turaza kubireba. Turavanga aha dusimbukira ara muri Grand Nord nyuma yuko rwose M23 ikomeje kugenda ijagajaga izi territoire navuga ziri aha muri Grand Nord. Hari cyo abaturage bari kugira FARDC nk'imbuzi. Ese na yahe magambo ari kubabwira? Turaza kubireba. Yewe turasimbukirana muri Kivu y'Amajyepfo, ariko duhera haza Minova naho turebe ko bwakeye, yewe na za Uvira naho dore ko ibikorwa by'urugomo naho bikomeje kugenda bifata indi ntera, yewe na za Minembwe turi nagayo turebe naho uko bimeze. Nguko rero ngayo niko ibintu bihagaze. Nge namaze kubabwira ko ibice byose turi buze kugenda tubidomokiramo cyangwa se tubisimbukiramo tukareba uko ibintu bihagaze. Ari no mpamvu ubu tuvugana tugiye guhera hehe. Reka duhere hano nkuko ari ubikomoje muri uyu mujyi wa Goma. Ibintu bikomeje kuba bibi, ibintu bikomeje kuzamba Sinamakosa. Ubu tuvugana nabwo n'ubundi rwose uyu mujyi wa Goma ngo amasasu araye avuga, ndetse rwose kugeza muri aya masaha ntabwo biramenyekana ngo aya masasu yavugaga yari iki. Ariko ngira ngo iyi ni inkuru itatungura abantu benshi cyane, bitewe nuko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere aya masasu bimaze kumenyererwa ko cyangwa se abantu bamaze kwimenyera ko avuga. Ahanini rero akaba ari amabandi ndetse n'abajura baba barasagura aya masasu avegrema nkuko byagiye bigaragara Sinamakosa. Yes, ariko amakuru tugenda dukesha drone zacu zira muri Goma zikatubwira ko ngo hari umusirikare ejo mu masaha y'umugoroba rwose ngo wageze aho umucuruzi yarari ngo yarafite agashakoshi karimo amafaranga, agashakoshi arakirukankana. Byaramukurijemo ko abaturage benshi bamwamaganye, bisaba yuko amanza kwifashisha imbaraga za gisirikare ngo arasamo bagera muri 3. Barakomereka ngo kuko ajya barasama amaguru, bituma rwose ngo n'abandi basirikare bahiga uyu musirikare, dore ko ngo yajyanye amafaranga menshi, ariko kugezana n'isaha akaba ngataragaragara. Bigaragara ko bagenzi be ngo ibyo bakoraga kwari nko kumukavaringa kugira ngo nibura abaturage bataza kumenya irengero rye. Ari byanatumye rwose hagaragara urufa rw'amasasu hariya mu bice bya za Majengo, bitewe n'uyu musirikare wari wibye aya mafaranga y'umuturage. Ya ubwo rero Sinamakosa nuko ibintu bihagaze, uko niko ibintu biri nkuko birimo kugenda bigaragara muri rusange. Hanyuma ariko inkuru nazo zimaze kuba inkuru, batangiye kutuzana n'iz'umugabo n'umugore barwanya hano Igoma kweri. Nayo ni inkuru ampaye, niko umugore n'umugabo bari gutimbagurana, nawe yabaye inkuru. Kabaye inkuru zimaze kuba inkuru hano Igoma. Ngaho da
niko umugore n'umugabo bararwara nayo ikaba ari inkuru noneho ngaho da ariko mwuka byara. Yes, rero sina makosa wenda tukiri muri uyu mujyi wa Goma, n'umujyi wa Goma biteganyijwe ko ngo hari buze kuba inama. Iyi nama ro ikaba ari inama iri buze kuba ku rwego rwa gisirikare, aho bari buze gukorera inama hangaha i Goma. Iyi nama ro ikaba iri buze kuba yitabiriwe n'abakomandazi b'urugamba cyangwa se abarwanye abakomeje kugenda bafasha bayobora uru rugamba bahanganyemo na M23. Ari nabyo rwose twamaze kumenya ko uwitwa Peter Chirimwami n'umwe mu bantu bari buze ko bayoboye iyi nama, hakaza kuba harimo uwitwa Chiko Kitambwe ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye. Iyi nama ngo iri buze kuba uyu munsi hano i Goma, ariko iyi nama n'ubundi ngo ikaba ari inama n'ubundi rwose nk'ibisanzwe yo gutegura urugamba muri uru rugamba bakomeje guhanganamo na M23 kuri uyu munsi. Ese iyi nama niyo iri buze gufungura gahunda y'imirwano noneho ku buryo bweruye ku ruhande rwa FARDC, nubwo n'ubundi batigeze bahagarika kurwana. Iyi nama turaza kuyikurikirana turebe ibiri buze kuvamo, dore ko iyi nama rwose igiye kuba nyuma y'uko M23 n'ubundi ikomeje kugenda ikubita inshuro abasirikare ba FARDC ikabambura ibice bigiye bitandukanye. Twavuga nk'hano muri za Masisi ndetse no muri teritwari ya Rubero, aho M23 ikomeje kugenda yitwara neza. Yes, bakaba ari inama rwose ngo igiye guhuza abari abasirikare bakunze kugaragara ku mirongo y'urugamba, ariko ngo bari kwiga y'ukuntu babasha kuba bakwigarura ibice M23 yagiye ibaka, dore ko kugeza amasaha nta bisobanuro batanga bigaragaza ukuntu batswe ibi bice. Ubwo subwo ibice barabyigaho iki kweri ko n'ubundi ni kenshi twagiye tubona tukabona barimo bariga uburyo ki ngo bagomba gutsimbura M23 bakayikura mu bice, ariko ikigaragara cyo M23 yarabananeni bashake bazemere, kuko buri gihe barabyiga ndetse bakabishyira mu bikorwa, ariko bagasanga tactique bize cyangwa se technique bize iza M23 zirenze kuzabo. Ariyo mpamvu twavuga tuti icyo rwose bagomba kuba bicara biga ni ukureba ukuntu baganira na M23 kurusha uko bafata igihe cyabo bangiza igihe ngo mu by'ukuri bari kwiga ku bijyanye n'intambara gusa. Ariko ku rundi ruhande wareba ugasanga uwitwa Gisekedi amaze kumaramaza neza rwose, yaramaramaje avuga ko batazigera baganira na M23. Ese kuba atazagana na M23 yaramaze kubirahirira, ibi birasobanura ko mu by'ukuri igihe icyo ari cyo cyose M23 yabatsinda, azahunga azajya he? Ese azamira atange ubuyobozi? Bizagenda bite? Kuko ntabwo ateze go kugana na M23, kandi M23 imutsinda mu ntambara zose bahanganye, iramutsinda. Ese ni mutsinda ndetse ikamugerana no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ubwo ndetse wenda bikana ngombwa ko igira hano na Kinshasa, uyu mugabo azajya he? Ni ikibazo dukomeza kugenda wenda twibaza. Reka twihutire sina makosa twigire hano muri Rucuro. Uko tukiri hano muri Goma nuko hari abantu 9 bafashwe bafunzwe, ariko ngo harimo n'umusirikare wa FARDC. Abantu ngo bakabazira kuba bashishikariza ngo urubyiruko rwahangaha muri Goma kujya muri M23. Ngo akaba rero ngo ari ibintu bimaze igihe rwose ngo bigenda bikorwa hano muri Goma, ngo dore ko akomeje kugenda hava abasore benshi cyane bajya muri M23. Ngo rero aba bantu akaba aribo bashobora kuba bafitemo uruhari, ndetse n'umusirikare wa FARDC no bafitemo akaboko, kaba bamaze gutabwa mu mvuto. Ubwo rero abantu 9 urumva ko 8 na basivile, ariko akaba arimo n'umusirikare wa FARDC. Ubwo reka nza tukomeze tubikurikirane, ubwo turaza kumenya uko byagenze, ariko urumva yuko ngo icyo bari kuzira ngo nugushishikariza urubyiruko kujya muri M23. Yes, nukurushishikariza kujya muri M23, ariko icyo twamaze kubona cyo nuko nubundi aba basore nabo ubwabo ababishakira kujya hehe muri M23. Ubwo rero sinzi rwose iyo nkuru cyangwa se ibyo ngibyo bavuga niba ari ukuri cyangwa se ari ukubesha. Sina makosa, reka twerekere hano muri za Tongo mu ijoro rya raye rikeye. FDLR yagabye ibitero bakaba babigabye rwose hano muri Tongo. Iyi Tongo rero ikaba yaraye igabwemo ibitero na FDLR,
aho FDLR yagabye ibitero ku kigo cya Local Defense kiri ahantu bita ngo ni hano ni Tongo yaho bita ngo ni Rushege. Tongo ya Rushege rero niho FDLR zagabye igitero. Iki gitero bakaba bari bakigabye ku basirikare cyangwa se ku ba Local Defense barinda hano muri za Tongo. Impamvu ro bagabye iki gitero ngo nuko ngo ikigo cya gisirikare ngo kiri kure ugendanye n'iki naho aba Local Defense baba. Ugira senga ahubwo ikigo gikomeye kiri hariya kiri za Murimbi. Ibirango nibyo byanatumye ngo habaho rwose kugaba igitero. Baravuga bati bamakasike cyangwa se mu 23 iraza gusanga twamaze kugira icyo dukora. Mu masaha y'ijoro rero nibwo rwose naje kwakira rwose ubutumwa bukubiyemo ndetse n'urusaku rw'amasasu. Urumva sina makosa nakire ubutumwa bukubiyemo n'urusaku rw'amasasu. Urusaku rw'amasasu rwose aho abaturage ngo bari bamaze kujya rwose munsi y'ibitanda baryamye hasi, isasu ryarimo rigavuza ubuhuha. Gusa na n'ubu ngubu turacyategereje mu minota mike rwose amashuri ashobora no kutugeraho tukiri muri studio tukamenya uko byaramutse ndetse n'uko byaraye bigenze, kuko drone zacu rwose harazirimo kugenda zikusanya amakuru ndetse n'ibimenyetso y'uko ibintu byari bihagaze. Urumva wari wagira ngo rwose bari guhura ibishimbo. Ibintu ntabwo byari byoroshye. Ibintu ntabwo byari byoroshye muri iri joro. Urumva yuko rwose bitari bimeze neza ku ruhande rwa FARDC yawa muri FDL ndetse no kuri M23, dore ko n'abaturage rwose ngo bari bamaze kujya mu mazo bari munsi y'ibitanda bari kumva amasasa ari menshi cyane, yewe nta naho basohoka ngo babe bakwerekera. Ubwo rero nuko ibintu byari bihagaze. Gusa ariko birumvikana ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye kuba FDLR rwose yagaba ibitero hano muri za Tongo. Ngira ngo n'ubushize twarabibabwiye tubabwira ko bacunze M23 bagiye gutanga musada iyo muri za Kanyabayonga, nabwo bagaba igitero hano muri iyi centre ya hano muri za Tongo. Icyo gihe nabwo turabyibuka neza ko aba Local Defense bagera muri 3 baje kwasiga ubuzima muri icyo gitero cyari kigabwe n'aba FDLR. Hanyuma rero mu by'ukuri M23 ihagera isanga abagabo n'ubundi bongeye kwirukanka cyangwa se bamaze kuyabangira ingata muri rusange. Urumva ko rwose M23 hariya iracyafite umukoro kugira ngo irebe ukuntu yakuramo izi FDLR kugira ngo abaturage barahangaha bajye bicara batekanye nta rwikango bafite, dore ko izi FDLR zituruka mwara amashyamba akikije navuga ahangaha za Tongo, bakaza kwinaga mu baturage ugasanga bari kwakorera ubwambuzi ndetse n'ubwicanyi yewe n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza. Ibi rero M23 ikaba rwose igomba kubihagurukira kugira ngo izi nyeshyamba zikomeje kugenda zishahisha muri ibi bice bagende rwose babakuramo kugira ngo umuturage hariya atuze yumva afite umutekano uhagije. Urumva ko rero rwose ari amashyamba kugira ngo uzakuremo zira FDLR urukumva ko bizabasaba igihe kinini cyane, dore yuko rwose M23 usanga ibice byose bifite, ariko ugasanga iyi mitwe n'utuntu tw'udutsiko dukomeje kugenda tugaragara hirya no hino, ariko tugenda duteza ibibazo hirya no hino rwose mu duce M23 ikomeje kuyobora. Ubwo rero rwose ibintu ntabwo bikomeje kuba byiza, ibintu bikomeje kuba biba ahubwo kurushaho hano Igoma. Eko muri Masisi nta hantu habyukiye imirwano irahari, tubwire twinjize mu mirwano ubundi twakaba ari nayo nkuru twanagahereyeho. Bimeze bite ubundi kubigendanye n'imirwano? Yes, muri Masisi naho imirwano yabyutse ibyukira rwose muri iki gitondo, dore ko mu nkengero za Karongi naho rwose amasasu ari menshi cyane, ngo abaturage benshi bakaba bari guhunga berekera za Nyamitaba, abandi bajya za Kagusa. Ni mu gihe rwose ahangaha ngo FARDC ndetse n'abazarendo hano mu nkengero za Karongi, ubwo ndavuga za Mutanda, ngo hano rwose bagabye igitero kiremereye cyane kuri M23, ariko M23 ikaba ikomeje kugenda
ibasubiza inyuma isaha ku isaha. Ni nyuma yo rwose y'imirwano ngo bari bateguye rwose karundura bazi yuko iyi FARDC ndetse na Wazalendo bashaka kwigarurira ahangaha bita Karongi ye naho bita muri Nkuba, bakaba banakomeza ahangaha ndavuga za Rubari ye winjira na za Kagusa, kuko ngo ni igitero bari bateguye kiremereye cyane, dore ko hari havuye n'abasirikare navuga bari baturutse ku zone bazi yuko bagiye kuza bakareba uburyo bafata ibi bice M23 ikomeje kugenda yigarurira. Nyuma yo rero M23 nayo yabyukiye mu mirwano ibasubiza inyuma, nyuma yo yari yagabweho ibitero, nyuma yo ko na za Muheto hano mu nkengero za Muheto, ubwo ndavuga araza Gatyazo naho ngo amasasu arimo aravuza ubuhuha. Yes, aha rero mu by'ukuri naho amasasu arimo kugenda avuza ubuhuha, ibintu bikomeje kuba bibi, aho ahanini aya masasu rwose arimo kugenda n'ubundi araswa. Numvishe harabaho ni ngo bari gupiga amasasu hoviyo una amasasu ya hoviyo abaturage kurasa uko biboneye. So aya masasu rero akaba n'ubundi ari kuraswa ku ngabo, ari kuraswa n'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo nimbivuga barahita bumvamo Abazalendo, FARDC, aho aya masasu nubwo ari kugenda bayatumagura bayarasa hoviyo nyaboneka niyo atagira wenda uwahitana ariko asigamo abantu ikintu cy'ubwoba. Ariyo mpamvu guhora barasagura amasasu gutyo ntacyo babivuze. Noneho wumve ko hari n'igihe rwose haba cyitwa bari perdu akaba yahitana nk'umuturage yibere nko mu murima cyangwa se ibere n'ahandi hantu. Rero urumva ko ibintu byo kurasa hoviyo rwose nabyo ntabwo ari igikorwa kizima, ntabwo ari ibintu wavuga. Yes, ntabwo ari ibintu wavuga, ariko bitandukanye rwose na M23, dore ko rwose iri kugenda ibasubiza inyuma nubwo bari kuba baje bagabye ibitero navuga ari benshi cyane, dore ko rwose ngo intego M23 nayo yihaye nuko nibura muri uku kwezi ushobora kurangira hari ikintu ikoze ahangaha muri territoire ya Masisi. Ese iki kintu ni ikihe? Reka tugitegereze tuze kukireba, ariko umve yuko mu bice bimwe na bimwe rwose naho umutekano ukomeje kugenda ukazwa mu gihe M23 ikomeje kugenda rwose yigarura ibi bice. Kavuga ati rero kugira abaturage bari mu bice turimo nibura bagire umutekano, no gukaza inzego z'umutekano kugira ngo nizo Wazalendo zagiye kuzikomeza kugenda zihishahisha mu mazu nazo zibure aho zakwinyagamburira cyangwa se zibure aho zakwidagadurira, dore yuko M23 aho yafashe hose usanga igenda ya kontrola ndetse idashaka n'icyabasha kuhahungabanya. Urumva ko rero ahangaha ntago byoroshye, niko muri za Kinyana naho rwose umutekano ukomeje kugenda ubungwabungwa nyuma yuko Wazalendo ndetse na FARDC bamaze kumanuka bajya ahangaha za Rukweti, ariko naho bakaba bataryamya ngo basinzire, dore ko M23 nayo yavuze ko bidatinze ishobora kuzabasangayo. Bidatinze M23 rwose ishobora kuzabasangayo, kuko urabona ko M23 icyo idashaka rwose ni ugukomeza kureberera cyangwa se kureka aho ibi bitero by'abagabo biturutsa ngo iharebere, ahubwo irashaka rwose iyo bayatatse ubundi ihita ibasanga aho bayatatse baturutse. Ni nabyo mu by'ukuri twavuga bakunze kugenda batubwira bati rwose twewe ntabwo twataka ahubwo turatakwa. Ati icyo dukora gusa aho umwanzi ateye aturutse tugerageza kwamukura, tugerageza kwamusanga tukamukura. Rero impamvu hanga bari kuhataka cyangwa se impamvu uri kugenda bibafata uduce twinshi tugiye dutandukanye hariya, nurasanga ko n'ubundi nizirangabo ziba zabanje kubashotora zikataka, hanyuma ikaza kurangira M23 igize itya rwose ikaha bakura. Hanyuma sina makosa gato cyane tugaruka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, naho rwose amakuru turimo kumenya cyangwa se arimo kutugeraho nuko muri uku kwezi u Rwanda ruraza kwizihiza imyaka 20 rumaze rubungabunga amahoro cyangwa se rugarura rubungabunga umutekano mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku isi. Ubwo ndavuga bwa butumwa bw'amahoro ingabo z'u Rwanda zisanzwe zijyamo, ndetse ngo no gufasha gufasha kugarura amahoro cyangwa se gukora amahoro, bikaba ariko tubyita mu bihugu bigiye bitandukanye. Nk'uko mbona rero byagiye bitangazwa nuko rwose muri uku kwezi ngo bari buze kwizihiza imyaka 20 bamaze bagenda bagarura amahoro, bafasha ibihugu kugira ngo amahoro aboneke cyangwa se abe yabaho
muri ibyo bihugu biba byabuze nyine amahoro biba birimo intambara. Aha rero twavuga nka za Darifuru, twavuga Central Africa, ndetse nabonye na za Haiti abapolisi bigeze kujyaho ngo igihe higeze kuba ibibazo bikomeye cyane ngo hapfa abaturage batari bake bitewe ngo ni umutingito, umutingito ni umutingito, ngo haza kugwa abantu benshi. Icyo gihe ngo hoherejwe abapolisi kugira ngo babungabunge amahoro cyangwa se bakomeje kuzajya baherekeza bano batangaga ubufasha cyangwa se iyi miryango yitaga ku bagiye basigara cyangwa se ku bagiye bakomerekera muri ibyo byago cyangwa se muri iyo mpanuka y'umutingito n'ibiki byose. Urumva ko mu by'ukuri ntako batagize. Ibyo rero ngo bikaba byarabaye nyuma rwose yuko bari bamaze rwose kugenda biyubaka bavuye muri bya bihe bikomeye cyane, ingabo z'u Rwanda zivuye muri bya bihe bikomeye cyane baciyemo byo guhagarika jenoside n'ubundi yakorerwaga abatutsi mu mwaka w'1994. kuva icyo gihe ngo bariyubatse cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda cyariyubatse kugeza ubwo amahanga yagiye kubona rwose abona nacyo ubwacyo no kubijyanye no kubungabunga umutekano barihagije, ndetse rero ubu umutekano akabagira gutya bakawusagurira n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Bisa no rwose ubona ko ibintu biba byanze muri rusange. Mw'abantu mwe Kongo yo ntabwo bayisagurira, bande bayisagurira, u Rwanda ntabwo rwayisagurira rwose ku bintu bijyanye no gusigasira umutekano. Byihorera ibintu bigira ba nyirabyo. Ubwo nyine Gisegeti nabona ko ari ngombwa ko bamufasha, ubwo azabiyambaza. Hakigiye batari yabiyambaza ntabwo bazajyayo. Urumva ko rwose rero imyaka 20 ishize bagenda babungabunga umutekano cyangwa se amahoro, ndetse bagenda banagarura amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye. Urukumva ko ari igikorwa cyo kwishimira, ndetse igikorwa kigaragara ko ari igikorwa cy'ingenzi. Ubwo rero rwose nuko situation ihagaze, nuko ibintu bihagaze. Ngira ngo abantu benshi rero mukomeje kugenda mudukurikira, murabona ko rwose ibintu turimo kugenda tubiha umurongo, ibintu turi kujya tubicayura. Yes, ubwo rero reka tuva ngaha twinage muri Grand Nord naho ngo ntago ibintu bimeze neza nyuma yuko M23 ikomeje kugenda ijagajaga aya materitware y'ahangaha muri Grand Nord. Ubwo ndavuga Rubero yewe na Zabeni, yewe tudasize n'umujyi wa Butembo, dore ko M23 hose iri kugenda hajagajaga igenda yumva uko byifashe. Yes, naringize ntiduhere hano muri Nyiragongo, ariko kuva twamaze kwinjira muri Grand Nord rero ni Grand Nord twavuga ko ku munsi w'ejo habereyemo imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Rubero. Iyi mirwano twaraye tuyigarutseho, ndetse tubabwira ko turi buze kubabwira feedback y'ibyavuye rwose cyangwa se ko byari byitwaye hariya muri biriya bice. Gusa ariko sina amakosa, amakuru dufite cyangwa se amakuru yatugezeho nuko n'ubundi hano hantu imirwano yahabereye yarangiye, ni imirwano yarangiye bwije, ni imirwano yarangiye rwose bugorobye cyane bwije, ku buryo rwose ripoti ya risasi na mageruwi ntago iratugeraho neza. Turaza gukomeza kugenda tuyitegereza igira ibutugero turi buze kuyabaha. Gusa ariko ku rundi ruhande wenda mu ncamake nuko FARDC ariyo n'ubundi yatangije iyi mirwano, ndetse ikabango ishobora kuba yanagwemo n'abasirikare benshi ba FARDC, kuko ngo barwanaga bameze nk'abiyahura rwose badashaka kurekura, ngo bari bafite gahunda yo gukura M23 muri turiya duce irimo hariya muri Grand Nord cyangwa se muri Rubero. Gusa nkuko n'ubundi bikomeje kugenda bitugeraho nuko ngo rwose iyi ntambara nubwo yari ikomeye cyane, ntabwo bigeze batsimbura M23, ahubwo ngo icyaje kuba rwose nuko ngo bahanyanyaje ndetse batumizaho na za misada na hehe hose, ariko biranga bibi by'ubusa. M23 ikomeza kubereka isomo ry'intambara, ndetse ngo hagwa abasirikare benshi cyane, ariko ntabwo imibare irasohoka cyangwa se biramenyekana ngo ni bangahe. Turaza kugenda tubimenya amasaha ari imbere. Yes, turaza kubimenya mu masaha ari imbere, ariko n'abaturage hari ibintu rwose ngo bagiraho inama ya FARDC, kuko M23 hariya yo ngo kwikuramo babona bikomeje kugenda abigorana. Ngo rero hariya abaturage bakavuga ati rwose hari rwose inama twabagira y'ukuntu icyo mwakora
kugira ngo M23 ikomeze kureka kugenda yigarurira ibindi bice, dore ko hano rwose M23 ikomeje kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe. Ese abaturage ni iki bari kugira inama FRDC ndetse n'abambari bayo? Reka twumve abaturage bahangaha icyo bari kwigiraho inama. Grupe watu wenye wiko Mugrabene kuanzia Kamandi, Lunyasenge, Katundu, Kisaka na Musenda, Mubana kule Bukununu wafanya angalisho sana. Wafanya angalisho wa master wamekamata programu ya kupita kutoka Chikubo, wanapita Lunyasenge watafika tu mara moja. Maki wanapenda wapite mulinye tu ya bahari mpaka waketobolea Kisaka ubie makamandi kule watakia tobolea Kisaka huku bie Mubana wanapenda waende bana Chipese na waende pita munjia ya Lukanga purufike babane Butembo ubie waende pita munjia ya chini kulukanga wakie pita mpaka huku Mumachondo waende tokelea mara moja kwenye wanaitaka Chivingu cha Beni ubie Kalau kule njoko wanapenda waende tokelea badi muswazi kama iko maneno ya kufikiria mwalerte fasi yote wanasema le 30 kumbe na bambana Butembo. En tout cas vraiment mwenye kwa mwi groupe ile message ya tumize zingine ma groupe watu waangalie kama Grabene na chungwa namna gani. Yes, urukumva ko rero ibintu ntago byoroshye rwose naka nagato. Urukumva ko abaturage bari bati nyaboneka mukaza umutekano gukuru kumva ko ibice byose byo muri Grand Nord M23 yamaze kubijagajaga nubwo rwose ibirimo mu buryo bw'ibanga kugira ngo upfa kumenya aho baherereye ari horizo rikomeye. Urumva ko umuturage rero bati nyaboneka mukumva amayira avuze bazigiye kugenda bari kunyuramo kugeza ngo bageze za Butembo ndetse na za Beni. Urukumva ko ni inzira zikomeye ariko M23 nyine ikaba ikomeje gahunda yo kugira ngo nebura bakomeze kugenda bafata ibindi bice. Ni nyuma yuko rwose imirwano yo cyakomeje irimbanyije ariko ndetse no kugenda nabo binjira mu bice bimwe na bimwe dore ko gahunda zikomeje. Ni nyuma yuko rwose dukomeje kugenda tubabwira yuko M23 iri hafi ya za Butembo, abantu ariko bakagenda bibaza uburyo M23 yabageze hafi ya za Butembo itanyuze ahangaha Rubero, ibintu bikabayobera. Ariko urukumva ko bafite strategie ku rwego rwo hejuru, urukumva ko iyi Beni ndetse na Butembo yewe na Rubero ahangaha hashobora kuzaba rwose ibintu biremereye cyane, dore ko aha hose usanga M23 yaramaze gukandagirayo. Ibivuze iki rero? Bivuze ko nibura FRDC nayo rwose ngo hari iki igiye gukora kugira ngo irebe yuko ahantu hose M23 iri ishobora kugenda ibakuramo. Ariko M23 nayo ikavuga ati rwose ko twarageze umungumu gupfa kwa dukuraho biragoye. Ahubwo icyaha cyiza nuko rwose mwaza tukagana ibiganiro ubundi tukareba ibijya mbere. Urumva ko rero muri Grand Nord naho nubwo tumva wenda nta mirwano ibera mu bice byose icyarimwe, igenda ibera hano za Kirumba ndetse no mu nkengero z'ahangaha muri Rubero ku zone, ariko urumva ko no mu bindi bice byose M23 yagiye inyuramo ari rwose ari ibice bikomeye cyane ndetse bishobora kuba bifite icyo bivuze muri ahangaha Grand Nord. Ubwo reka dukomeze tubiteye amaso turebe ikijya mbere. Tureta M23 niko bavuze ngo nyuma y'iminsi 30 nyuma y'uku kwezi rwose ngo tariki 30 ngo hari ikintu gishobora kuba. N'abaturage babivuga ntabwo ari M23 bitangaje, n'abaturage bari hari bavuga ati iyo barebye umuvuduko ndetse n'umurava M23 ifite ngo rwose dushobora kuzumva ngo iyi Butembo nyuma y'iminsi ngahe yabaze kuba tombe. Ese koko aya makuru y'aba baturage yabafite ishingiro cyangwa se baba bari kubiterwa n'ubwoba? Reka dukomeze tubitegereze turebe bijya mbere. Ubwo iminsi yonyine izajya igenda iduhereza ishusho y'ibiri kugenda bijya mbere muri rusange. Urumva ko rero M23 nayo hari ya Grand Nord rwose nayo iravuga ngo rwose iri kugenda ikora ibikorwa navuga biremereye ndetse biri kugenda bitungura abatari bakeya muri
rusange. Nyuma y'uko rero imirwano fighter yavugaga ngo rwose yagiye igwamwo abantu benshi, ubwo ndavuga coalition muri rusange, ubwo ni FRDC ndetse n'abambari bayo, nubwo imibare rwose tutarabona abagiye bagwa muri imirwano, ariko amakuru dufiteyo nuko ari menshi cyane, ndetse M23 ivuga ati ariko nta nubwo turanarekeraho, dore ko urugamba rwo rugikomeje kugenda ruhinana. Urumva ko rero ahangaha muri Granoro, ariko by'umwihariko muri territoire ya Rubero bitiyoroheje naka na gato. Territoire ya Rubero ibintu ntago byoroshye, ibintu ntago byoroshye rwose, abantu batagira ngo ni ibintu byoroshye. M23 ifite gahunda ndende rwose kuri territoire ya Rubero. Iyi territoire ya Rubero ntago byiri buze koroha naka na gato. Yes, ntago birubuze koroha naka na gato. Ubwo waruvuze ngo twongere ngo twinage hehe? Twinage hano muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo bwakeye bute? Iyi Nyiragongo rero sina amakosa uko ibintu bihagaze muri iki gitondo. Umwuka uri aha hantu uragaragara ko mu by'ukuri nawo hashobora kuba haba ikintu igihe icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose, kuko ngira ngo muri iyi minsi twarabibabwiye ko bamaze iminsi ku ruhande rwa FARDC bari kuzana abasirikare, bakaza hano ku kibuga cy'indege i Goma, barangiza bagahita bajyanwa mu bice bigiye bitandukanye, aho twabonye bamwe basige bajyanwa muri Sud Kivu, abandi bakajyanwa za Minova, abandi bakazanwa hano mu by'ukuri za Kibati, ni hano muri iki kibaya. Amakuru arimo kutugeraho nuko arimo kutubwira ko noneho ngo ibyabaye byo ngo birasa n'ibidasanzwe, kuko ngo bazanye abasirikare bikubye nibura gatatu abari bahasanzwe, bakaba rero ngo bari hano mu by'ukuri hano za Kibati, ndetse ngo n'ibikoresho byabo byo ku rwego rwo hejuru. Ibifaru by'intambara babizamuye, ndetse banibanda kuri za modoka zitwa ngo ni za autobrende, bya bifaru bya autobrende bimwe biba bifite amapine byihuta cyane. Hanyuma ikindi, ya coalition n'ubundi ishinzwe ibintu bijyanye no gusheringa, nawe bamaze kuhagera, nabo barahari. Ngo ndavuga abamiriseneri ndetse n'abasadeki. Urabizi ko aribo baba bibanze mu bintu bijyanye na artillery. Amakuru rero sina amakosa arimo kugenda atugeraho aturuka hirya no hino, ariko by'ubwihariko muri drone zacu ziri muri FARDC, nuko ngo yandegerekeye muri biriya bice yari yagiye gufata amafoto akaba yarayafashe, yari ayo yagiye ifata ahari ibirindiro bya M23. Ariyo mpamvu vuba ahangaha rwose ngo bagiye gutangira kuzamura za ndege zitagira abapilote, zikikorera bya mizayiro cyangwa se ibisasu, bikabijyana hehe? Muri ibyo bice ahantu bagiye babona amahedikota za M23. Urumva ko ku ruhande rwa M23 bafite akazi gakomeye ko guhangana n'ibi bitero birimo gutegurwa. Yes, bafite akazi gakomeye rwose ko guhangana n'ibi bitero bagiye kwigabaho. Urumva ko rwose niba watangiye kujya boherezayo indege zigenda zifata amashusho ndetse n'amavideo, ubwo ni iz'ubutasi. Urumva ko urugamba noneho rugiye kongera kunihira, nyuma yuko rwose hari hasa nkaho harimo agahenge ahangaha muri territoire ya Nyiragongo, ariko urukumva ko noneho bijyanye nuko turi kureba ibiri gukorerwa hariya, bishobora kuba ari ibintu bigiye gutuma urugamba rwongera guhaguruka. Ubwo rero nuko ibintu bimeze, ariko ku rundi ruhande ntabwo turirengagiza ko nubwo rwose ahangaha barimo gutegura urugamba rukomeye cyane, ntabwo turi buze kujya muri deep cyane ngo turebe izi mpande zose. Twirengagize ko ku ruhande rwa M23 nabo bafite uko ibintu byo babiteguye, aho tuzi neza ko systeme yo guhakinga ikoranabuhanga rya GPS cyangwa se GPS ari ku kibuga cy'indege hano i Goma, ibyo ari ibintu byayo. Birashoboka rero ko bashobora kugira gutya baba bakizamura izi drone ikaba iyobeje sinyare,
zigatangira ahubwo kwimanukira zikajya igoma zikajya kugira gute zikajya kurasa bagashiduka ziri kubarasa cyangwa se ziri kwirasa. Ya ibi birashoboka rwose, ariyo mpamvu turi kubabwira ngo urugamba hariya rushobora kuba rugiye guhinana, dore ko M23 nayo ku ruhande rwabo bariteguye, FRDC ku ruhande rwayo bariteguye. Ubwo nuvuga ngo nyine uwiteguye neza agiye kwigaragaza, kuko urabona ko ibijyanye n'imyiteguro byo babimaze mu gihe, ndetse aho buri wese aza kubwira ngo rwose ibijyanye n'imyiteguro tumeze neza, tugiye kugira icyo dukora. Nyuma yuko bita Felix Antoine Tshisekedi nawe yari yatangaje yuko ibice M23 yitije byose igihe kigeze ngo bayibyambure. Ngo ibice byose yitije Sinjike Kayiko wabivuze nagize yatiri jambara nawe yari yabivuze. Ha niba kukuze turebe ati ibice M23 yitije. Ntago bavuze ibyo bafashe. Bitije. Igihe kirageze ngo babibakuremo. Ibi uzi igihe baba bamaze babivuga, uzi igihe bahereye bari kuvuga ngo ubu none ngo nta n'agasantimetero na kamwe tuzongera gutakaza. M23 ikabashushubikanya bakabita bakirukanka. Ibi nta cyizere nabi. Nahoze mbona bavuga ngo M23 ngo nta butaka ngo yasohoye itangazo ngo ryuko ngo bavogere ikirere cyayo ngo icyo kirere cyawo bavogeye ni ikihe, ko nta butaka bagira hariya, ko nta butaka hariya ngo bwa M23 ko ubutaka buhari bw'abakongomani kandi intege ngo ikaba ari y'igisirikare cya Kongo yavugiye kuri ubwo butaka muri icyo kirere ko yari iri mu kirere cya Kongo. Icyo kirere M23 ivuga ngo cyavogerewe ni iki? Ati icyo kirere muvuga ngo ni icyanyu ubundi mwagikuye. Ubwo rero ukabona ko impande zombi zikomeje kurebana y'ingwe, dore ko rwose urumva niba M23 bavuga ati muri kutuvogera, abari nabo bati twe ntabwo twigeze tubavogera, turi muri Kongo ku butaka bwa Kongo n'iki byose. Ubwo ni ikigaragaza ko bo ibyo bakora byose bashobora no kuba bagenda bakarasa cyangwa se bakarwana muri bice, n'ubundi mu by'ukuri bakavuga bati ko turi kurwanira muri Kongo, twe turi kurwanira mu bindi bihugu. So rero ukabona ko ibintu ntabwo bishobora kuzaba byiza cyane vuba aha ngaha rwose kuri izi mpande zombi zisa n'izihanganye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona yuko nyine ibintu bishobora kugenda bifata indi sura, dore ko rwose ibijyanye n'ibiganiro byo bita Gisegeti yarabyanze arabatereka reka yewe nibyo muzajya mujyamo mujye bijyamo nk'iyo hirya, ariko njye ntabwo mbashaka kubyumva. Icyo dukeneye ni ukurwana kandi tugatsinda. Urumva ko rero hariya urugamba rwose ni ukurwitega, kuko kurangiraho si impamye ko urugamba rushobora kuzarangira vuba fayi, kuko burya iyo impande zombi wenda harimo ubwumvikane birashoboka. Ariko kuba M23 ishaka kuganira na leta ya Kinshasa ikavuga ngo ntabwo turaho kuganira namwe, ni ikikwereka ko iyi ntambara, nubwo tuvuga ngo M23 iramutse ifashe Grand Nord, intambara ishobora kuba yashyirwaho akadomo, ariko njye ndabona biragoranye cyagoranye pe. Uru rugamba rushobora kuzarwanwa, abari kururwana bagasaza, n'abazavuka bakarurwana kugeza igihe bazabonera igisubizo. Ariko kumbwira ngo nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 ngo igisubizo kirahita kiboneka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntago rwose njye ndi kubibona, kuko ndabona urugamba rugihari ndetse rw'igihe kirekire. Kuko iyo urebye Gisegeti uburyo ari kwitegura urugamba, ntago ubona ko ari kwitegura urugamba rw'igihe kitoya. Bivuze ngo agiye kurwana urugamba nibura rw'umwaka umwe ngo abarusoje, naho kuko nta cyizere yifitiye cyo kuba yatsindura urugamba. Aricyo kikwereka yuko uru rugamba rushobora kuzafata igihe kirekire, yewe usibye Gisegeti wenda kuba azagera igihe akava ku perezida, wenda uzamusimbura akaba ati nge nemereye ibiganiro, urumva akaba ari intambara wenda yashyirwaho akadomo. Ariko n'uzamusimbura aramutse aje ari ntagondwa, kambivuge gutyo, ari ntagondwa aje navuga ati ntago dukeneye kuganira na M23, iyi ntambara ishobora no kuzafata n'imyaka na 20 itarangira rwose, bitewe nuko badashaka kugira ngo bumve ibyo M23 isaba kugira ngo babihabwe. Nabonye hari kimwe mu binyamakuru cyanditse kivuga ko iyi ntambara rwose bigoye kugira ngo abantu bamenye igihe izarangirira, bitewe nuko mu by'ukuri impande zombi ntabwo zimera kwicara ngo zihuze ziganire. Ubwo ikiriho ni uguhora bitana ba mwana, umunsi umwe ngo twatatswe n'undi ngo twatatswe, ariyo mpamvu ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Wenda njye icyo navuga cyatuma wenda iyi ntambara ishyirwaho akadomo,
kereka Felix Gisegete aramutse avuye ku buyobozi Mm. uramusimbura akaza yemera iki ibiganiro Mm. aho intambara yashyirwaho iki akadomo Mm. ariko igihe n'uzamusimbura azaza ari kunga mu byo yavuze biracyagoranye ibibazo cyagoranye rwose intambara ishobora kuzafata imyaka n'imyaniko itarabonerwa igisubizo ariko ntago aribyo twari twifuzaga ko wenda uyu mugabo bita Gisegeti akagombye kuganira na M23 ubundi iki gihugu kikaba cyahuriza hamwe imbaraga ubundi bagahigiza inyeshyamba ubwo ndavuga za FDL na za Codeco yewe udasize na za ADF ubundi bakagenda bashyaba abanzi ubundi abaturage bakaba bagira umutekano ariko atari ibi nge mbona ntacyo twakwizeza leta ya Kinshasa dore ko M23 ikomeje kugenda yikubita inshuro reka tuvanga rero twigire muri Kivu y'Amajyepfo aho bita Uvira rwose hakomeje icyo bita kampanye yo gushishikariza urubyiruko naho kujya mu gisirikare cya Wazalendo campaign naho bazitangiye rwose zo gushishikariza abaturage kujya muri Wazalendo zatangiye rwose zikaba zatangijwe n'abagabo harimo bita Ngoma Nzito ndetse no bita Hamuri ya Kutumba ngaba n'Abazalendo rwose bakomeye hariya mwabira bice harimo rwose umwe akuriye biro z'ibishambuke ubwo ni Mayimayi undi agakurira Mayimayi ya Kutumba urumva ko rwose hariya ngo bari kugenda bashishikariza urubyiruko kwinjira muri iyi mitwe kugira ngo bagende barwanya ngabanzi b'igihugu ngariyo AFC M23 urumva ko rwose hari ibintu ntago bimeze neza n'akana gato abona rwose ngo navuga ngo abasore ngo bari kwitabiriza gahunda ngari benshi cyane ariko bamwe bakagenda babinenga bavuga ati rwose ntago mwakagombye kuba mwishimira kuba mugiye gusenya igihugu cyababyaye dore ko nta kindi mugiye gukora usibye kujya gukora amahano ndetse n'amarorerwa muri rusange dore ko ibyo bizwiho abo basirikare bazwi nk'Abazalendo abaturage bamwe bakaba bari kubaga cyane yes nguko rero uko ibintu bihagaze sinamakosa ngira ngo niba nta yindi nkuru twasoreza ahangaha yes reka dusoreza ahangaha ubundi tugende tubategurire andi makuru rwose tuyabazanire muri ya masaha update time ubwo drone zacu naho ziraba zimaze kutugeraho zigenda zitwereka ibyo zituzaniye mwakoze kubana natwe rero amakuru yo nakagaruka Imana ikomeze kubarinda kandi bane namwe yari fighter Sinamakosa asante ciao